igice cya mbere ku murongo wa mbere. Bene data to be sinzi ahari. Zaburi igice cya mbere ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa gatatu. Tegere twese. Bibiliya iravuze ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, Ahigwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntahagarare mu nzira z'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi, ntiyicarane n'abakobanyi. ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira, Ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira, kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro. kandi amategeko niyo yibwira ku manywa na nijoro. Uwo azahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, Yego, cyera imbuto zacyo igihe cyacyo, cyera imbuto zacyo mu gihe cyacu, ibibabi byacyo ntibyuma, ibibabi byazo ntibyuma. icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Amen. Icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Haleluya. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Impamvu yari tuyambwira umuhagarikizi ngo anyongere ni zibiri. Iya mbere, iyo umuntu yateguye ikintu akabona ntabona umwanya uhagije ngo bakivuge, byandutire yavuze ntahantaguwe neza, simba narangije ibyishimo byanje byose. Icya kabiri, turi mu kuvuga duhushagura, none amagambo amwe tukayasiga adasobanuye, umuntu akayumva uko warivuze, kandi amagambo buriya agomba kuba yasobanurwa. Hari ijambo ushobora kuvuga karivuga mu mvugo, ngasura kandi nkarisobanura umuntu akabasha kubyumva. Haleluya. Ariko reka dukomeze. Amen. Abadiyakoni nabo kuriya hari akantu kamwe mwakoze. Ndi kumwe n'umudamu wanje hano, ariko bamushize nkiriya, sinamenye bamujanye nkiriya, ntabwo nabivuze ngo muzana ngaha, ariko byagombye kuba nawe kegera ikingumbi cy'igitaramo. Nabonye ubushize muzamunyaka ifoto nyohereza yanje n'iya madame duhagaranye gutya, kugira ngo muzaza mugira gute. Tugaruke semene. Ntabwo tukiri mu mikarati, turi i Nairobi. Mukanya muje umuvugabutumwa ngo yari Kefa, bahutaza umudamu ahangaha bazagira mu hutaza. Oya, nawe mugomba kumenya kuko tuba turi kumwe. Semene. Haleluya. Ariko mube mumurekeye hariya, nta kibazo. Ndashima Imana kubwa Cedric na bagenzi biwe, ndabasuhuje cyane, ndabakunda cyane, barangabiye. Imana iri mu ijuru heza umugisha, nibo baramubanje bangabiye uriya mudamu. Semene. Haleluya. Noneho tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Ndashaka kugira ngo naza numva nk'umuriro uhompindamo. Semene. Amen. Kandi nagize ngo ndazamura amaguru mjine wapi, numva arasa nk'aya araremereye. Ariko ndayahambura mu izina rya Yesu. Ndishimira umuryango wa Gasore na Ndutira, Imana iri mu ijuru heza umugisha. Twasomye ijambo ry'Imana muri Zaburi igice cya mbere umurongo wayo wa mbere. Haravuga ngo warahigwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira z'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi. Umva, ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yibwira ku manywa
na nijoro. Semeni haleluya. Uhiriwe nutekereza ku mategeko y'Uwiteka ku manywa na nijoro. Ihita itanga igisubizo cya Bibiliya. Aravuga ngo uwo muntu ngo azahanwa n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, ngo gihora cyera imbuto mu gihe cyacyo, ntigitinya amapfa igihe yacyaniwemo. Amen. Niyegereje bukuru ni iwacu. Turi benshi abantu b'i Bugande. Semeni amen. Turi benshi. Noneho harahigwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi. Hariho amagambo y'imigambi y'ababi, cyangwa hari igikorwa cy'abantu bagira imigambi y'ababi. Hakabaho abagendana n'abanyabyaha, hakabaho n'abaneguranye. Ibyo ni ibikorwa. Ariko ku bakirisitu kubiswe ko bakijijwe, ibyo ntibibareba, si ibyabo. Ibo icyo bibwira ni amategeko y'Imana ku manywa na nijoro. Haleluya. No, Imana igatanga umusaruro w'abo bantu, cyangwa abo bantu abo baribo, ngo bameze nk'igiti cyatewe hafi y'umugezi, ngo gihora cyera imbuto mu gihe cyacu. Abantu barahuze cyane. Oya nabibonye. Protokole yaratanze. Abantu mureka abantu bicara aho ngaho, usibye uyu nguyu nyine mutambukije. Umubishop wanje, abandi ushaka mo mwicaje hariya n'indangiza baraza. Semeni haleluya. Siko bimeze se. Uyu mwanya no waje nawo gusa. Bawumpaye nije dirija wayo. Semeni haleluya. Iyi zaburi yanditswe na Ezira. Niko bakeka banditsi abateologiya batekeza kuko yanditswe na Ezira. Ezira yatashe mu gice cya gatatu bava Abisiraheli bava ibunyage. Amen. Baraza abambere batangira gusana murimo w'Imana. Abandi baraza ba Nehemiya batangira gusana inkike. Bageze igihe cyo kugira ngo batambire Imana, batumira umukozi w'Imana Ezira kugira ngo ase. Semeni haleluya. Ntabwo babasha gutambira Imana bari mu manyamahanga. Mwibuke yuko Ezira yaje anashitse agera ahantu agenda akoresha abantu amadivorce, bamwe barashatse abanyamahanga, agenda bakorera gahunda mu nzira, kuko i Yerusalemu hari cyari kihagenewe, hari ikiza kihakorerwa. Semeni amen. No, aho ngaho niho yaje ngo ashike basomera Zaburi ya mbere. Arababwira ngo mu Bisiraheli mwe mwatahuse, harayiga umuntu udakurikiza imigambi y'ababi. Hari imigambi y'ababi, hari aho bari, hari abo bari baturanye. Harayigwa umuntu uticarana n'abanyabyaha, ahubwo amategeko y'Uwiteka aba ariyo yishimira ku manywa na nijoro. Arababwira ngo uwo muntu azahanwa n'igiti cyatewe hafi y'umugezi. Igiti cyatewe hafi y'umugezi ntikiza gitinya izuba. Ibiti buriya muri kamerano kayo bigira ibihe byerera, akaba n'igihe biterera. Ibiti igihe cy'izuba ntabwo byera, ahubwo birahundura. Nimba ari uguhundura, birahundura. No, kubera iki ubutaka buba bukakaye, buba buremereye, ntibuba buyemerera situation y'igiti, ntibiyemerera kugira ngo byere imbuto. Amen. Ariko utuye hafi y'umugezi, icyo ndikimenya situation ya klima ukundi hayigenda.
icyo cyera buri gihe cyose kubera ko imizi yayo ikora mu mazi. Aravanga umuntu uhora witegereza amategeko y'Uwiteka nuko azaba ameze. Haleluya cyane, haleluya. Nenda ngo turabyina ariko ko nabona igisirimba noneho ntigihacika hasi sinamenye sinamenye namba ari jewe namba ari twese ariko kiragakwike amasaha ahageze. Ariko muri kamwe babwira abantu ba Nairobi gituma muri mukumera gutya abantu turimo ngo tugiye gutara amasaha 8 afishe rikime ngo yaye ngo ni cyasa kumusaku nimwe muri mu kwigwanya. Kandi iki ni cyerekana kuko ejo hanyu hameze nabi kurusha none. Jewe kuva mbayeho iyo bavuze isaha, haleluya, munsi w'Imana yaranyongoreye imbira umutima wanje ngo izinyita ngo papa Kefa nguzi ikintu kizatuma baho ngo nuko uzuzuka kare nzamjuka saa 10:12 cyangwa saa 1 amanoga hazundi hatazundi ngomba kuba jewe nabaye presa handi kusengera irambwe muri cyo gituma batazashobora kubera gusa gushikira igihe. Noneho ndi mu kubangamirwa nishaka mbwira ngo n'abantu nta muntu uzubasha gusubiza abandi ngo babwire ngo yeme oya yereka tugende ngo ni mwande mureke ngo ayingwe cino ngo ni saa 10 n'ubushe n'abantu bari kuri podium muri abanyantege nkeye muri abanyantege nke muzajya n'umusaruro mukeyi. Imana tubabarira cyane, haleluya. Yeme muzi ko Imana ari inkamwa, uzi ko Imana ari imbyeyi inkamwa, muzi ko Imana itariranye, muzi ko umuntu wakamye Imana aje abaho. None mwagiye muza kare tukayisobeka hakiri kare tukayikorangiza hari ingizi tazikama abanaga izikama abagabo naraheshe ibintu bibiri maze gukura i Nairobi murimo kwica gahunda ngo birakomeza. Ikindi mufite muri mwebwe njerere y'ifaranga ipesa muraziharaye sigira amaso ziraryo nta mugabo udakunda ipesa n'abagore nizo bazatangishijwe iturire. Umuntu yazake kukurase no I have money angahe dore ngizi umututuka mu ipesa nagize ikiniga nicaye hariya nari maze iminsi Imana mbwira ngo muramenye hari ifaranga zigiye kuza ariko nabitekereje simbivuga ariko nabitekereje si byiza kugira ngo abantu bavuge ubuhanuzi ukivuga. Ejo munarika nakane hariya muri gospel ndababwira ngo hagomba kuba bamwe baba imbere y'Imana akaba abandi baje gushaka ipesa kugira ngo Imana bayikame. Amata y'Imana ni nka ko wakundi azamara bwake tugire data kuki, haleluya. Faranga dazitera bwake kuba Kristo umuntu wageze Kalvari ifaranga zazi gutera bwake ariko hari amata y'Imana ashira hejuru intare ya Yuda izo yakoze biratagaje igorigota idazuma agezeyo tanyiri imbabazi yuko yuzi neza zambi tarumba hagomba kuba abantu bitangira kugira ngo ubwiza bw'Imana bube mu muhanda. Hakaba n'abandi bagomba kuhaba kugira ngo ifaranga zibe nyinshi ariko kandi kuvuga ngo ubwiza bw'Imana bubure ifaranga zobure bimuvuze nk'umuteolojiya cyangwa umuyobokamana sindivuga nk'umucuruzi. Yewe
hari umwe twaganiriye muzamwirinda kuvuga amakuru mu kumwe n'abavuga butumwa ko ibitaramo bisigaye bigira guki ngo yanga abantu baranubwe ngo twari tuzo ko turatambuka ngo none ngo ubungubu ngo amadosiye processing orazimye sawa sindi impamvu ngiyino haleluya cyane haleluya mama nagusabje mubaye mubikunze abo ni babandi bari mu kurasa kuri ngo basange byashushe cyangwa bari bagiye mu kiriyo ariko mubande munyitondere uriya muryango wari uri mu kingi keretse ari perezida wa repubulika uje mumvuge ko mpari yesu tubonane abandi banyuririye fo hanyuma bikire mu zirandi bazo hepfo kwa utaratibu kandi turabubashe bose ikindi kubashitsi mwihangane habakiriyo hano nibwo abantu barimo bagisoza niyo mpamvu baza bakererewe ariko nabaza nabo ntibaza mushiha baza bitonze banyuririye fo baza bicari semeni haleluya ijambo ry'Imana ryavuze ngo warahigwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi numvise kuriganiza umutima wanje hariya ngo nirananira ntibishoboka kuko Imana ishobora kugirira neza batagendana ariko kandi Imana ifite inshingano yo kubeshaho abatuye isi semeni amen ni hahandi havuga ngo ibeshaho abeza n'ababi ibarindirije kugira ngo bakizwe ariko ibyamirenge na bya bindi bituma turirimba zaburi dushima Imana nukubasha kugendana n'Imana amategeko y'Imana ni discipline y'Imana Yoshua yabwiye Abisiraheli semeni amen arababwira ngo amategeko cyangwa amagambo yanditse 1:8 yanditse muri iki gitabo ngo ntimugazayanyure ibumoso cyangwa ngo mwanyure iburyo ngo kugira ngo muzabashe gutunganirwa mu gihugu nzaboherezayo semeni haleluya hari itegeko ushobora kwica ntubagwe nk'umunyabyaha ariko udatunganirwa mu gihugu Imana yayigushiramo hari ibyo wokwica hari ibintu bibiri mbangira ngusobanure hari umukristo agasura akaba umuntu noneho mu murimo w'Imana hakora umukristo ni umuntu wapfuye mu bumuntu Kristo arazuka agakoreshwa n'umwuka umuntu akoreshwa ubwenge kuri ubwenge butanga umusaruro butanga isuku mu murimo w'Imana ariko ntabwo ari kamara haleluya ubwenge mu murimo w'Imana ntabwo ari kamara butanga isuku butanga discipline ariko umwuka w'Imana niwo uje ukora mu murimo w'Imana ni nayo mpamvu dufite intambara nyinshi kubera kuko abantu basigaye bashaka abanyabwenge mu rusengero bakigizayo abanyamwuka tugira ibibazo twego babusoka nimwe mu mwuka data yakubwira ngo data we ibanga witembagaza kubwa gahunda runaka ukitembagaza aba baraha inyuma banda baruta bakabara gafashe sirimba kiza kigaruka nimba ari ngaruka mwaka nimba ari ngaruka mezi nasirimbye mbaye nibirandura kama mbona bango barakoresha baramubanje ngo mukohereza ngo bof ngo suyi ni wewe ni jewe badata bacu bakohereza hari igikorwa cy'umwuka ubwenge bwojisha Yesu ngo regurwa na wa muntu wavutse ngo aragatsemba abigishwa kera bari abanyabwenge waye ngo singuyu nono ngo nababyeyi bakoze ikibazo nibo bafite icyaha cyangwa niki Yesu arabango nyinyi yacheni kuna tofauti nyinyi kuna na tafsiri ya roho abasiba ababyeyi nukugira ngo umurimo w'Imana waguke aramwegera ngo mure kumwegera afata igitaka Ninda munyabwenge muri abangabo ufata igitaka ngo agiye guhumura umuntu arayacora genda ushisira wamuje koga ngo aje gushika mu bantu yewe ko twari tuzi kubwira umuramba ha bigenze gute
Yesu yafashe umukungugu akaniumbia macho. Sasa niko naona. Abanyabwenge baravuga kwa nini uko naona? Na tena bilitoka wapi? Kubera ko habona ku munsi w'isabato, umunsi wa gatatu. Ni gute ku munsi wa gatatu aho humuka? Arababwira ngo naje simbizi. Gusa nahuye na gitangaza. Angorera gakundi. Wakora operation ko ndababona naje. Ariko ni gitangaza naje kunumva ngo weneza kubera ko mpambo. Amen. Amen. Niyo mpamvu imwe ishobora gutuma hagomba kuba abanyamwuka murimo w'Imana. Hallelujah. Bamara gusakana bakaba abantu bakaba abanyabwenge. Bakaba bari smart. Kugira ngo ibintu byose bigende ari bitaraga. Tugira Imana yacu gutyo. Hallelujah. Noneho Bibiliya si mwene wacu. Abantu kucyumura narambwira abantu kuko ndabwiriza nakazi rimwe. Kucyumura twese tuba tugiye mu ijuru. Ngoreko ngo mata ngo bageze vuga tek cyangwa turusenga. Protocol akatambuka. Ye ura muntu wogenda kuriya ntagiye mu ijuru. Ararinda amateraniro arangiye. Nakazi rimwe ngo sawa. Ngo ndindira ngo rya deni ryanje ngo turaza kubonana. Ngo turaza kubonana kuri WhatsApp. Nakazi rimwe akamaza. Ngo deni ryanje. Yewe nimba atafite ifaranga itonde. Itonde ubenye iki Imana yaje kuvuga kuri iryo deni. Amen. Amen. Hari igihe ritokwishuka kugira ngo Imana ijajinga imitima y'abantu. Ifata imitima ishira. Ifata imitima ishira hehe? Kugipima. Kagipimisha ibikorwa activity ya buri munsi. Amen. Amen. Biragoye binateye n'ubwoba kutumwana nababwiye ngo je una murimo uri mukundera ubwoba umaze nkaruvora info umaze ngibunde iteye ubwoba kandi imaze ubwoba biterwa nuko wayikoresheje. Imbunda iyo wayifashe nabi irakwangiriza ikangiriza n'abandi n'abawe bose. Imbunda irakwangiriza. Grenade irakwangiriza iyo wayitwaye nabi. Irakwangiriza. Nabitekereje mu kanya nta wundi murimo numwe usivye uyu nguyu uba mu imbaraga z'amasezerano zivuga ngo uwapfuye agomba kuzuka. Abaganga bazaba bavuga ngo bana umuntu wanyu ngo ngahe ngo nagende ngo Kenyatta ngo ariko ngo nahamana dore gaho tuzadukorera twebwe. Yavuze neza gasitara ngo turakora muri highway. Dukora muri iyo highway ise yaha oya hari yindi so tubona turi umwuka. Musumana huye n'umwana wari uvuye kuri Karongi kera igihugu kigihaba. None baza buriya nasanze rimwe ubwenge no gushishoza no kubashira ngo ubera abantu muri quartier birashobora kwimira ibikorwa bimwe by'Imana. Umuntu umwe abashikanye umwana gutyo ngo amushikane yasanze mu cyumba niriwemo kwitsukiro ahepfo nyine aho hepfo nibe bari nibo isimbizi. Amen. Amen. Namubwira ngo uwo mwana ngo tuzomushana ku bitaro ndamusengera kiri. Bagira ngo nifusoka oraye mu nzu guso udafite tike. Wamutuma ye Bwana. Turi Imana yacu buki. Ndayifuza ingwara. Ndayifuza. Naramupfubije. Ngwara kuja Kanombe ku bitaro bya gisirikare. Basanga umwana ntangwara asubirayo. Ndaceceka ndibabitahura kubera kuko bari abanyantege nkeye. Ndavango naho nigitangaza umwana ndayifubije ingwara ndayifubije barayibuza kubita muri jimeri yo mukwaha ya hehe ibipimo raha na Bwana tugira Imana yacu gutya. Muri uyu murimo niyo habaho umuntu wapfuye azazuka. Muntu
umuntu abaganga bize bakamureba bakamusezerera wamara akaza abagaragu b'Imana bitondera amategeko y'Imana akavuga ngo utakuwe urahaba hari ubuhanuzi bwiza buhari abantu no kwahiriza abana ngo bofu niyubahwe ngo nabeho buriya no buhanuzi muzamuvuga buri munsi wose abantu bagende babeho abantu bagende babeho cyane. Haleluya. Yesu ni ngombe yangu, kimbilio langu. Yesu ni ngombe yangu, kimbilio. Nimwogope nani? Haleluya. Dore ngizi ndirimbo z'abakristo. Yewe wewe Yesu karahamagara abanzi bawe abandi bose ko barabahunga none we kurahamagara abanzi ngo imbaraga za Yesu zasaze. Iyo umuntu ari mutoya imbere y'ikigaragazo kiza kimubasha. Iyo uri mutoya ariko tugomba kukigararambira tugakura. Ese uko turashara abagabo gutinya indozi urutozi ngo ruraje norugararambira gusa urutozi norugararambira kandi mugenda nabasha kurugira nabi ngo ndukandagire norugararambira gusa tigobasha kuba cyangwa uzaheze umuntu ngo kujya amenya ahangaha ukagera guki tiyo bishobora. Ibigaragazo tugomba kubiheza bikatubura bikazinga umurizo bikagenda. Tugire Imana yacu gukira. Semeni haleluya. Nabwiye umunsi umwe ndababwira ngo uwahoze ari perezida wa Amerika Trump arandusha ibindi bintu byose ariko ikijanye n'ikuru yarereje tiyo nkubita hasi ntibizoshoboka. Derejo tiyo nkubita hasi Trump habe na Biden tiyo nkubita hasi ndandemera iyo ngiye muri derejo ndandemera yewe nikigiye kuturemera una pesa sina una nini na Yesu nina Yesu anafanya nini? Anaunguza kila miujiza yote na shida zote na wadaimoni wote na tena Yesu ananiambia mahabari Baba ananiambia mahabari hari ejo bundi nahishurwa ndavanga impamvu zatwiga icyongereza nuko turi hasi ariko Yesu twomutunga twamara tukamugera muri twebwe yamara akatuzamo bakabona ubwiza bwa Yesu none bazaza ngo ese abantu ko bavuga iki badushakire twebwe abatranslate ku bwabo cyangwa bashaka kundu biga imvugo yacu kubera yuko dufite ikintu kitangaje. Ngo no ngo umupasiteri mukire gutaza icyongereza ngo yaye ngo birasebeje ntibisebeje harahiye gufite mu Imana imbaraga bazagenda bashaka bongereza n'abafurero n'abasha ngurigiwe abiri wangu uyu nguyu karavuga gute anasema ukaravuga mu Kinyamurenge ngo Yesu ni muzima ngo wamutumainiye Bwana ngo ni kama muri Sayuni ngo none tubivuga mu cyongereza nta mwanya dufite urimo dutumye ngo none iwanyu ngo wanyigishe naje yavuga nkaza numva izo mamuvuga utangire gusamura imvugo. Yesu yozamura ubukungu akazamura imvugo abacishwe bugufi bagashigwa hejuru abataboneka bakabikora. Semeni amen. Jambo y'Imana twavuze harahiga umuntu udakurikiza imigambi y'ababi ntabashe kwicarana n'abakobanyi ahubwo amategeko y'Uwiteka. Yewe naratangaye uzo ko abakristo baza bagambana abakristo baza bagambana kandi bakagamba undi mukristo narahebye tituzoresha piro uzonsumba cyangwa usumbe
hari ibyo wonsumbya none bizima ndimo kuja ku masomo buri gihe cyose n'abandi wanyu ngo ndagenda akazi mwe ku ishuri titwunganya semeni haleluya ariko ntibigomba kubyara imbarutso y'urugambo gwese kuri asagira gute ngo asagira ati oya ye ni kuriye niko ateye muzaza mwuzuzanya iri jambo reka mbabwira hano mu buhamya nasengeye kubivuga butumwa nishake iminota yanje simane uko natangiriye kasitaraje kuntunga urutoki kera iyo byinjiye Yesu azambasha sima ngande bisaha nenda telefone nayo ifite bini ya disco ngo niwebe kera nawe byakwamye ariko ndayimenya Imana iza yamikubita akatumugurangiriza aho ngaho nasengeye kubivuga butumwa ngo mbane sengeye ngo mfite ubwoba nja mu masengesho nabaje kubihunga ngo mbihunge nja ikamembi niyo bari bagituye abiwacu none ngo shike nahunze abantu bose batabizi umuntu aranyandika naramwe ngo se wagiye hehe naragiye ikamembe ngiye gutura dushaka akazi ibukavu sena bwiye n'abavyeyi ngo mara aranyandikira uwo muntu arambwira ngo hari igihe umuntu ngo ushobora guhusha igihe cyawe ukazicuza numva karinjiye karinjira ariko muhamagara nigitangaza nama numva neza karinjiye ndava ngo mbabarira nzaza narabyutse nje gushaka tike nje nyine ariko umunsi wa mbere haza kuza hari indirimbo yari ije ya True Promises iziririmba ngo yewe muntu ufite impano wahawe n'Imana iki nico gihe iki nico gihe cyo kwamamaza ubutumwa bw'Imana icuranga muri umuna wanje uyu John ubangaha kandi ndayumva naho yacuranze wagira ngo afeye guplayinga naho karambwiriza ananiambia habari za Mungu we kato zimiyo ndiri ngo yenda ikeneye wewe zimisha iranga ngo zanimbano naje zaniya tuba kugami Imana ngo muvuga butumwa we simemba sesa mfite capacité ngeko no kuririmba mwumve message no yavuga cyo kabashwa namara kubashwa kabwira umwana petit kura muri repeat indirimbo kura muri indirimbo dusinzire akagabanya volume ariko nanone ijwi inyonga zayo zigazumvikana yekosobanurira no ngo arangize ariko narahebye ndavanga ibintu bibaye bitanga imbere yanje hari kuvuga ngo usenge ku pasteur naravuze ngo sinshobora kumu pasteur niba mara bazashore kandi bambonemo intege nkeyi ngiye kuvuga butumwa bazambonemo intege nkeyi nguramvuga utungo asiza koze ibintu kabzanga no Yesu nawe akaza n'indirimbo z'amaudio ngaho bakandirimbira ngaho wena nkabura amahoro je mu masengesho ndabwira Imana gose wa Mana niki kiza gituma abakozi b'Imana baja mu rusengero bakanebwa bakagira intege nkeyi iranyihorera nasenga wabe na gatatu nurira jagwa ngiye Kampala mbaye nsenga muri gutuma gusa iranga ndaza nshikira mu masengesho y'abandi banyamasengesho ngobe ngukoraho wapi nakaragatigwa ngiye mu rusengero bari mu cyumba birabura ndagaruka ngiye kuja kujyama numva ijwi ryoroheje ry'Imana rirambwira ngo kefa ngo warahigwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababyi ngo ndiyicarane n'abanyabyaha ngo ndagendere mu nzira z'abakobanyi ngo ahubwo amategeko y'Uwiteka ngo ariyo yishimira ngo uwo muntu ngo azahangwa n'igiti cyatewe hafi y'umugezi gihora cyera imbuto mu gihe cyacu ibibabi byacu ngo ndivuma ukandi icyo zakora kuzamura cyiza nama numva ndaturutse Yesu yo avuga nubwo ufite ibitotsi n'umuronzi bishoka namaje mu kaguriro hepfo mu mujyi cyo kugura costume yo gusengeko costume ya bure n'igikweto cya shokora
ndakubizana yewe bite ko wabuze kandi waraye utangwa icyayi ndanywa icyayi Yesu yavuze muri wowe ntiwobona ushira icyayi semene amen I have password mfite password yuko umuntu yanebwa cyangwa ntanebwe n'igihe wibagiwe amategeko y'Imana ugakora ubushake bwawe tugire data gutya haleluya abantu bavuga yamara alarme reveye kaza mutima wandika kugira ngo warahiga umuntu udakurikiza imigambi y'ababi hari iby'abantu bashobora kwihimbira kubera iki utumuze ugararamba yinza ngararamba kandi sinangomba kugira ngo ubwire abantu ngo Imana yarambwiye ngo warahiga umuntu udakurikiza imigambi y'ababi abisi wo rihinyura doye warakuzukabuza oyaye ugararamba gusa kubera kuko Imana ifite icyo yavuze uzogararambira imigambi y'abantu kubera kuko ari Imana yakubwiye niba hari Imana yakubwiye uzamugararamba niba kujana mu kajyango uzobona gatoya bigagufi yadukuname Imana yakubwiye uzogararamba uko wabwira ngo nimuce mu mujyango mbone kugenda gutyo semeni haleluya muri kino gihe mfite umutwaro w'umurimo w'Imana kandi nimukumva ariko simbashe kuvuga nguko bikwiriye semeni amen biragoye kandi ndihaniza abantu ibyo mvuga niba bishobora kuba byagukwaza uzodusenga Imana kuko umurimo w'Imana urakuruta hari umuntu wambwiye ejo bundi arambwira ngo ese gitumuze uvuga ukavuga ibintu bikomeye ngo ariko bucya ngo bishoboka nk'undi byakubayeho oya ntabwo tuvuga ibyatubayeho gusa cyangwa ngo twemerere ibyatubayeho ngo biturute ngo tubebereze oya tuzavuga umurimo w'Imana uzagogwe ariko umunsi uzamubona uzatanga ubuhamya buri gihe iby'Imana ni ingorabahizi imbere y'abantu kandi umurimo w'Imana uragoye kandi ikitoshoboka Imana ntiyogendera mu migambi yawe Imana ntiyogendera uko ushaka gasi ngo niho ubasha kubikora semeni haleluya cyane haleluya nimukubona iki gihe kiroroshe haraba Imana yamugaje Yakobo ngo yari yamayigira iki yari akundwa na nyina ariko akazamaho kugera ibintu by'Imana yamajana umurage wa Esau yewe ngo aragura gucya keranye n'abakora operation y'abamama arayimukorera gucya bamanaje mu rugo twe turabashitse bamanaje babahari bamwari mu ngo arayikora umwana yibukanye ubutungo bwaho yamagenda aje kumva ibintu arahunza ngo aje guhunga ngo aje kugaruka noneho kubera yuko yagende mu bushake bwiwe abura ukuntu asanga mwene nyina Yesawu ngo amara Imana iramusanga iramubwira ngo papa ndagukorera igitangaza amaze ngo barakirana nayo gicanga arayikiranye kwa kundi yakiranyega Yesawu yari yamenyereye wowe ni nani marayika ndatakukamata wowe uranzisha Jordan mugisha wa Esau uranzi arabya gusicheze na mimi amaze ngo afata hangaha gusa munyonga itako amaze arakwega umutsi umusaza ngo reko guhaguruka dore kwazagenda gusa nuko azagenda yawe abashumba hirya niki bose bigenze gute bose ngo yaye hariho duhuye nawe hariho umurimo w'Imana hakaba n'ibikorwa byawe semeni amen nimubwira ubwoba buriya hari ikintu ariko turaragiriza nta kintu kitashoboka umusaza gasoga ingwe yaravuze aravuga ngo Imana yatuzitiriye Imana ngo yamizamuka igera kuri gafinda yamitangirwa ishinga ipiki yamigenda icyaro arubariro go serane ngo gatongo
ngo bararenga za Rugezi barakuka hehe badukubita uruzitiro abandi badasigara baza gusa bagasanga harazitiye. Semene amen. No Imana tubikora kubera condition. Hagomba kuba icyo uharanira, hagomba kuba icyo wanga, kandi ibyo bintu bizigezwe kuvuga. Amategeko y'Imana Bibiliya itubwira, Yesu yaravuze ngo ukunde mugenzi wawe kuko wikunda. Semene haleluya. Beya Imana nta kibazo dufitanye, nije nawe dufitanye ikibazo, kandi Imana ntiyose kubwiza bwayo aho duha dufitanye ibikorwa naje nawe. Mu gihe utarumva ngo tuze ngo utangire kureka kubujigana uhumure, numbona use nubonye Imana izaba itangaza ko ndatangaye. Ni gute Kefa kubera kamere yacu Imana irayizi, Kefa na Beya boshesha izihamagara abamarayika kababwira ngo ni mumanuke namwe mu gice mukora mu basandaze nk'umugisha. Hari indirimbo y'umukozi w'Imana nkunda ari Nkomezi Prosper, ineza yawe yageze kuri Yosefu ari muzu y'imbohe tugire Imana yacu bike ibyo twibwira byose mu mitima yacu Imana ifite ibisubizo, kandi ibisubizo binyuzamo ni mu bushake bwayo. Ku cyumweru narindi natangajwe n'abantu mbwira kuko ari igitangaza kuba umukristo yanga kugaragazwa. Umukristo wanga kugaragazwa uracyari uri muri fuyo. Uza abantu banga amasomo niba abandi badatinye gushika bazabagwa umupanga. Ibigeragezo ku mukristo ni examen ku munyeshuri. Haleluya! Niba wanga ibigeragezo tuzakura tuzumva. Hari igihe Imana yangarije namwe ngo papake ngo mu bigeragezo ngo akanwa kangana n'umunwa w'urushinge ngo amatwi angana n'urutaro. Nisiseme katika jaribu ariko numva komeza mbwira Imana ngo se w'Imana kubera ikije unyanga. Imana izayirahira kava ngo nukuri singwanga, ahubwo hari icyiza gikurimwo pange ngo ibivumburisha ibibazo. Umunyabwenge yaravuze ngo umuntu arasabwa imbaraga zingana n'ubwoba, ngo kuko umuntu yafite ubwoba ngo arashobora gusimba ahantu iyo ari muzima adashobora gusimba. Iyo umuntu ari umunyabwoba mu mihanda zo ngo yewe ngo twakubonye wirukanga ngo wanyuze he ngo namanyura mu mishubwe ngo ndakata ngo shika muri wa muhanda dovora washize ahandi ngo ndayikandira yose ngo none ndi muzima. Iyo ufite ubwoba uzukora igitangaza. Aravuga mu buzima bw'umuntu bwose hagomba kuba imbaraga ingana n'ubwoba ituma ushobora kuba wavumbuka wowe ugakora ibindi byawe bikubaka. Semeni haleluya. Habe na Dawudi muri kirikurumu yabwiye Sawuli, yaramubwira ngo igihe ngo naragiraga intama za data ngo idubura rikaza ngo rigafata umwana w'intama, ntabwo yavuze ngo nabishira muri analyse ngo narahubuka ngo nkayishikuza ngo ni muzi kandi ndariraza ngo ifata umwana w'intama ndagi ngo ndahubuka. None se wohubuka kuri Goliyati? Ko numva imbaraga zo guhubuka, kandi ngo guhubuka tiyitwaza indwara zikwiriye, tiyitwaza imbunde, ngo yitwaza n'ibindi yamahuka yamatora amabuye. Yewe abasirikare muri ngo wacha civilian gakufe bakuruye bari barize bafite bwa bwenge twavuze baravuga ngo mana yaje ngo dore kana juwe ngo dore kana juwe yamama no kana amabuye. Ariko iwe umwuka wari waramubwiye amabuye yose kuko ari cyazakora. Jambo ry'Imana ryari riva mu mateko ya Mose avanga umuntu uzatuka Imana ngo bazamwicisha amabuye.
yari yabonye urupfu rwa Goliyati kandi arabona mu mabuye. Hari igihe Imana ishobora kukwibagiza icyo abantu bashaka igatora ibyasezeranijwe, kandi ibyasezeranijwe ni wowe uzumva wowe wenyine mu mutwe wawe. Maramanuka ayita amazina ariko kwari ukurondora kuboko bayumva. Muyumva ndiyo tora ibuyemwe agomba gutora 5 kugira ngo arondogore kuko ubwiza bw'Imana bwamujemo. Waramanuka Goliyati amurebera muri bwa bwenge twavuze, aravuga ngo none Isiraheli yasuzugura ngo se banyohereje imbwa none ngo rero turi bugwane. Aravuga ngo jewe ngo ndakubona kera yaragiye muri imprimeri arafotokopesha igihanga cya Goliyati arakizana, yamanutse agifite iwe, yamanutse azi kuko Goliyati kera yapfuye afite fotokopi yiwe, yarafite fotokopi. None akarangiza igicucu ese uriya mutipe wawe uvuga ninde kandi ufite umutwe wiwe ngo yamagira gucya mu izina rya Yesu. Amaze ngo amatera igihanga ngo cyamake hasi mukanya nande gutwi wowe ufata pastor Tebu wowe ufata igihanga gute yamaze afashe gutwi gutya. Sokana none wa mwana araduhumiye azanye igitwe cya Goliyati ngiki. Dawidi yaravuze ngo amategeko yawe ngo nakunda ngo bene aka kageni ngo kumanywa na nijoro. Azamedita azanyeganyega. Dawidi ngo yakazagenda haje ubwo kunde mugezi wangu uko wikunda yahura n'abantu. Dawidi arantangaza yageze igihe yakoroganye na sebukwe Sawuli, barakorogana ngo mare gukorogana, araza ngo mare kuza ngo ashike muri ambushiyo yama yicara. Amaze ngo Abuneri mwerere ngo arabire aya Abishari ngo aramubwira ngo fane ngo urabize kuko nize tageti ngo ndabizi ngo reka muhwanye ngo ndamukubita icumu ngo ryamagika hasi neza mu butaka dukuraho umwanzi nitumara tuje guserebura mukanya muri presidence. Arabwira ngo acakiriwe je mu mwuka suko nguko nimugende mufata ikibuyu ciwe mumara musekane mukebe ku mwenda wiwe nimubona muze tugende. Biragoye kubangurira uw'Imana yasize amavuta. Arazamuka muri kuri gasozi hakurya ngo arahamagara akapanza Sauti, aramuhamagara ngo Abuneri mwene Neri we siwe bavuze ngo wigiye muri Isiraheli ngo uzitageti ngo uzikurinda ibintu bya security ngo reba ikibuyu cyo musaza kiri he ngo rebe ndite nigiwe riri ngo arareba. Sauli ngo yamaye isova ngo yiwe ngo siwo ngo ninduvuze nk'umwana wanje Dawidi. Semena amen. None ngo yamavuga ngo yewe Dawidi we ndabizi niwe uzategeka kera ubwami jewe bimekwisha ngo ari kuzibuka banje bose. Semena amen. Yakaza yibwira byose, yakaza kunda atitaye ku ngaruka z'urukundo. Narababwiye ubushize ikizo nanongorera gasita nkamugabo gasitaho hano naringeze nani ndutse kunezererwa kugira ngo bohoke. Semena amen. Namubwira narababwiye ubushize gabundi ndababwira ngo hari umuntu wasenge ndi masoro nagiye mu masengesho ankoraho abangukora mu bitugu by'umukristo nawe ni umukristo yaraje muri buraki agifite ubushuku arangoraho akariti kisa aransekanya nasheganya aravuga ngo data we ko mbaye ngo sumu muri wowe ari gitangaza ariko ufite imbaraga y'urukundo izimira ngiri imbaraga y'urukundo iyo ntandebwe nza nkunda abantu neza. Semena amen. Narababwiye ngo iyo ntangiye ibimenyetso z'ubunebwe biro bigeza no mutangiye guhunga kama ngakura mu ndibazo ngo rakese gatangira kuvuga ngo ubwenge gushira muri analysis none ndega gute nkuko uzamubwira ngo toka wewe nde masayine kuwa maombi wewe rahia we toka ugiye gushira muri analysis iby'Imana no guhubuka ugashakira ubwami bw'Imana. Jambo ry'Imana rituganza